Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranwa n'umwami wacyuje ubukwe bw'umwana we arongora. Atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe, banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati, mubwire abatowe muti, dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze, byose byiteguwe, muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho, barigendera, umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutundo rwe. Abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira, barabica. Maze umwami ararakara, agaba ingabo ze, arimbura abo bicanyi, atwika umudugudu wabo. Maze abwira abagaragu bati, ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo muri buboneye bose mubahamagare, baze bataha ubukwe. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu bati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazarira bakahekenyera amenyo, kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranijwe bakaba bake. Matayo 22 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 14. Umugani ubukwe bw'umwana w'umwami.